isi ya none yabaye umudugudu kubera itumanaho ryateye imbere. Kugira ngo rero dukomeze twidagadure muri iryo koranabuhanga, ni ngombwa ko ibikoresho by'itumanaho biba byujuje ubuziranenge. Ibyo bikoresho ni nk'ibyombo abakorana bifashisha bahana ubutumwa, telefone zigendanwa, iminara isakaza amajwi n'amashusho n'ibindi bikoresho bikenera umuyoboro w'itumanaho frequency, hakiyongeraho ibikoresho bya electronique nk'amaradiyo, amateleviziyo n'ibindi. Niyo mpamvu rero mbere yo kugura ibikoresho by'itumanaho mu mahanga, banza ugishe inama urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA, iguha uruhushya rwo kubyinjiza mu gihugu ndetse n'urwo kubikoresha. Nitubigenza dutyo tuzaba twirinze ingaruka zaterwa n'ibikoresho by'itumanaho bitujuje ubuziranenge, nko kwangiza ubuzima bw'abantu, kuvundira indi miyoboro y'itumanaho ndetse n'igihombo kuri wowe utaragize ubushishozi. Ubu butumwa nubwo urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA.